Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kumeza kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ku itariki 28 ukwezi kwa gatanu 2026 ni Noran TV. Mukomeze muri mu kuboko k'uburyo handitse ijambo subscribe mukande no kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ajye ahita abageraho. Ikaze rero muri amakuru tugiye kugaruka kuri uyu yitwa Jean-Luc Habyarimana, ni umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari Juvenal Habyarimana. Uyu muhungu yitwa Jean-Luc Habyarimana aba mu gihugu cy'Ubufaransa, amaze iminsi bivugwa yuko ari mu mugambi mugari cyane wo kwiyunga kuri FDLR yiganjemo basize bagize muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'umutwe w'iterabwoba nk'uko byemezwa n'imiryango mpuzamahanga. Ikaba rero imaze igihe kitari gito ufatanya n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo mu mirwano bahanganyemo n'umutwe wa M23. Jean-Luc Habyarimana rero amaze iminsi avugwa muri uyu mugambi, gusa ariko burya bajya bavuga bati agapfa kaburiwe n'impongo. Uretse gato mbanze mbanyuze mu y'amakuru y'ingenzi agezwe mu buryo bw'incamake tone kugaruka kuri iyo nkuru. Babwire ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko bashobora kandi kuzohereza abanyamerika banduye Ebola muri Kenya kugira ngo hatazagira umurwayi cyangwa se ukekwa iki cyorezo winjira muri iki gihugu. Yavuze ko nta murwayi wa Ebola uzinjira muri Amerika kabone nubwo yaba ari umunyamerika wayanduriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'iki cyorezo kimaze guhitana abantu bagera kuri 120, abandi 990 bakaba kandi bakirwaye. Ibi Marco Rubio rero ibigarutseho mu nama y'abaminisitiri bo muri Amerika yabaye kwa 27 Gicurasi 2026, aho yavuze ko bakomeje kandi ingamba zo kwirinda iki cyorezo ndetse ko batazigira kandi bemera ko hari umurwayi wacyo winjira muri Amerika. Ati ntabwo tuzigira kandi twemera ko hari umurwayi cyangwa se ukekwaho Ebola winjira ku butaka bwa Amerika. Iyi gahunda rero ya Amerika yo gukumira ko hari umurwayi ufite cyangwa se ukekwaho kugira icyorezo cya Ebola itandukanye n'uburyo bitaye ku barwayi bari bafite iki cyorezo muri 2014, kuko bamwe mu banyamerika bavuriwe muri iki gihugu mu bigo by'ubuvuzi byariye. Amerika yavuze ko iri mu biganiro na Kenya byo kugira ngo bayishyireyo ibitaro byihariye bizajya bivurirwamo abarwayi b'abanyamerika basanzwemo icyorezo cya Ebola. Gusa ntabwo iki gihugu kandi cyo muri Afurika y'Iburasirazuba kirabyemeza. Impuguke mu by'ubuvuzi yitwa Amesh Adarija yavuze ko bidakwiriye ko Amerika kandi yakohereza abarwayi bafite Ebola kuvurirwa muri Kenya kuko bitaba byizewe kurusha uko bavurwa mu gihugu cyabo cyangwa mu Budage. Ntabwo nibaza uburyo wakubaka ikigo cyavurirwamo abarwayi ba Ebola muri Kenya kikaza kandi gifite ubushobozi buhagije nk'ibigo byo muri Amerika. Ibigo bizi uburyo bwo kuvura indwara zikomeye, kuva ku kwita ku barwayi, kumenya uburyo kandi bahangana n'imyanda, ndetse banafite kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe byifashishwa n'abarwayi bafite indwara zikomeye. Mu cyumweru gishize nibwo umuturage wa Amerika wanduye Ebola ubwo yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagejejwe mu Budage aho yagiye kuvurirwa. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda 2007 yandura abantu bagera ku 149 yica 37. 2012 kandi yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro yandura 57 yica abagera kuri 29. Kwa 17 Gicurasi 2026 nibwo ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kandi kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda kandi ko gihangayikishije ku rwego rw'isi muri rusange. Reka rero duce mu gihugu cy'u Burundi gatoya mbabwire ko Frederic Gateretse Ngoga cyangwa se Fred Ngoga wabaye ambasaderi udasanzwe w'u Burundi yatangaje ko abatutsi bo mu gihugu cyabo bagikorerwa ivangura kandi ko abayobozi badakwiriye kwirengagiza uko kuri niba bashaka ko icyo kibazo gikemuka. U Burundi buracyagendera ku moko mu kugena imyanya imwe n'imwe yo mu nzego z'igihugu, ngo mu nteko ishinga amategeko hari imyanya igenerwa abatwa. Kwa 27 Gicurasi 2026 Fred Ngoga usigaye akorera mu ishami ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rishinzwe politike, amahoro n'umutekano yagaragaje ko bidasanzwe ko igihugu kiyobora uyu muryango kigaragaramo iki kibazo. Yagize ati kibabaje mu Burundi ahari ndibeshya atari ko hari ivangura rikorerwa abatutsi, ati igihugu ati kiyobora EU cyangwa se African Union tikwemera uku kuri ni ingenzi niba dushaka kandi gushyira imbere ubutabera, ubwiyunge n'agaciro ka bose. Uyu mudiplomate yatangaje ko yiteze ko abarundi kandi bamutuka ati kubera uku kuri ariko ko nabo babizi ko ikibazo kandi cyugarije igihugu cyabo.
ati kwemerana no gukemura ivangura ryose ni ingenzi mu kubaka amahoro arambye n'imibanire myiza y'abaturage. Ambasaderi w'Uburundi muri Union Africaine wa Ethiopia ndetse mu bindi bihugu bihana imbibi Wirinyamitwe yababajwe n'ubutumwa bwa Fred Ngoga, amubwira ko ibyo yatangaje bitarimo kandi ubunyamwuga kandi biteza impaka. Wirinyamitwe yagize ati wongeye gutuka igihugu cyacu dukunda wifashisha ibitutsi bikomeye cyane kandi bidashingiye ku kuri. Umwaka ushize aba bombi kandi babahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kaykwamba Wagner yaratangaje ko mu Burundi habaye jenoside yakorewe Abahutu umwaka w'1994. Icyo gihe rero Ambasaderi Ngoga yavuze ko Abahutu bo mu Burundi batari gukorerwa jenoside mu 1994 kandi icyo gihe iki gihugu cyarayoborwaga na perezida w'umuhutu. Yari makuru rero wakomeje kugenda avugwa mu buryo bwinshi imbere gato yuko tujya kuri umuhungu wa Habyarimana Juvenal. Reka mabwire ko ari amakuru avuga mu karere ka Rulindo ko navuga ko ari inkuru ibabaje cyane. N'umugore wo mu karere ka Rulindo yiyahuye akoresheje umuti wa roketi wica udukoko ahita apfa. Abaturanyi be rero bavuga ko nta kibazo yari afitanye n'umugabo we, ahubwo ngo yamenye ko asangira umugabo n'umukobwa we bagakeka ko rero aricyo cyatumye yiyahura. Byabereye umurenge wa Kisaro mu kagari ka Murama. Abaturanyi be kandi babwiye TV1 ko yiyahuye ntiyahita apfa, babanza rero kujyanwa ku kigo nderabuzima kugeza yoherejwe i Kigali, ariko birangira apfiriye mu nzira. Umwe mu baturanyi yagize ati hari amakimbirane yari afitanye n'umukobwa we, ati ashobora kuba rero iyo yatumye rero ibyo bindi bibaho. Undi yavuze ko hari umugabo wundi muri aka gace batuyemo bari bafitanye umubano wihariye. Bivuga ko uyu mugabo rero yaje no kugera ku mukobwa wa nyakwigendera nawe bakaryamana. Ubundi ugahindukira ugasanga ati wa wundi iri ku mwana wawe, ati mwararyamanye, ati ntabwo byakugwa neza, ati byaguhangayikisha, ati ukaba rero wakora n'ibi, ati ngo bashobora kuba rero barasangiye umugabo akaba ari byo rero byatumye agira agahinda kenshi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro Therese Uwamahoro yavuze ko bataramenya impamvu uyu mugore yahuye kuko nta makimbirane yari mu rugo urwanya kwigendera n'umugabo we babanaga mu rugo nk'uko amakuru abishimangira. Reka tujye rero kuri Jean-Luc Habyarimana nk'uko nabibabwiye, akaba rero ari umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu muhungu minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene aherutse kunyomoza uyu muhungu wa Habyarimana wayoboye u Rwanda yitwa Jean-Luc Habyarimana, wavuze ko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutigeze kandi ruhamya ko jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko ibivugwa na Jean-Luc Habyarimana ari ibinyoma byambaye ubusa, kuko ICTR yemeje ko hadashobora kandi kubaho jenoside hatabaye umugambi wo gukora icyo cyaha cyangwa se hatabayeho kuyitegura. Ati mu byemezo byose byayo byose ICTR yemeje ko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda hari umugambi wo gutsemba Abatutsi. Ingingo ya mbere Dr Bizimana kandi yongeye kwibutsa nuko urukiko rwagaragaje ko hatabaho jenoside nta mugambi wo kuyikora wabayeho. Itegeko mpuzamahanga ku kurwanya jenoside ryo ku itariki ya 9 Ukuboza mu 1948 ntabwo ryavugaga neza ijambo gutegura, ariko ryakoreshaga kugambirira gukora jenoside. Ingingo yaryo ya kabiri Bizimana yerekana ko jenoside ikorwa igihe hari umugambi wo kwica itsinda runaka cyangwa se guteza ibikomere bikomeye ku mubiri cyangwa se mu mutwe ngo bagize iryo tsinda, gushyira abagize iryo tsinda mu mibereho igamije kandi kurimbura yaba burundu cyangwa se igice cyaryo, gufata ingamba zigamije kandi kubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwimura ku ngufu abana baryo bakajyanwa muri iri tsinda. Ibyo byose bikozwe bigamije kandi kurimbura burundu cyangwa se igice kimwe itsinda runaka rishingiye ku bwenegihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa se ku idini ryayo. Ati iri ni itegeko mpuzamahanga ku cyaha cya jenoside. Icya kabiri yamugaragarije no ku rukiko rwa ICTR narwo kandi rwemeje ko hari umugambi wo gutsemba Abatutsi. Dr Bizimana yerekanye ko guhera ku itariki ya mbere muri Mutarama 94 kugeza ku itariki ya 31 Ukuboza uwo mwaka ICTR yemeje mu byemezo byayo ko hari umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Abatutsi byakurikiwe n'ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu bantu 78 ubushinjacyaha kandi bwaregaga icyaha cya jenoside 35 baragihamijwe bakatirwa n'ingingo n'igihano cy'igifungo cyari hagati y'imyaka 6 na 15 kubemeye icyaha, barimo Serushago Mali, Rutaganira Vincent, Paul Rusengimana, Michel Bagaragaza, Joseph Serugendo, George Rugiu ndetse n'abandi, mu gihe kandi rwanakatiye igihano cy'igifungo cya burundu kubanze kwemera icyaha barimo n'abateguye umugambi wa jenoside.
Dr Bizimana kandi yamugaragarije ko gutegura umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi byari izingiro ku kwemera icyaha kwa Jean Kambanda abaye minisitiri w'intebe. Yavuze ko kwemera icyaha kwa Jean Kambanda kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguwe mbere y'itariki ya 6 Mata 1994 kandi hagashyirwaho urukurikirane rw'ibikorwa byo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside bikozwe n'ubutegetsi bwe guhera ku itariki ya 7 Mata 1994 ariko bikaba byari byaramaze gutegurwa no gutunganywa mbere y'iyo tariki. Muri ibyo bikorwa harimo gutegura jenoside mu nama z'inama y'abaminisitiri, inama z'abasirikare bakuru n'abayobozi ba gendarmerie n'inama zo gutegura ndetse no gusuzuma ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Hari imyitozo ya gisirikare kandi n'intwaro zahawe interahamwe, gutegura uburyo bwicaye kandi buzakorwa, gukoresha itangazamakuru mu bukangurambaga bwo gukora jenoside, gushyiraho za bariyeri zagenzurirwagaho imyirondoro, ingendo z'abaminisitiri muri za prefetura mu gutegura jenoside n'ibindi. Yagaragaje ko mu gika cya 39 cy'umwanzuro w'urukiko ku rubanza rwa Jean Kambanda gutegura jenoside byemejwe muri amagambo. Mbere ya tariki ya 6 Mata guverinoma yari yarateguye yaranatangiye kandi gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwo muri MRND ndetse na CDR bafite umugambi wo kuzabakoresha mu bwicanyi bwakurikiyeho. Bikomeza bigaragaza ko guverinoma y'inzibacyuho yakwirakwije intwaro bari bayishyigikiye igenzura za bariyeri ryakorwaga n'abo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda n'interahamwe zari zaratoranyijwe muri Kigali ndetse n'ahandi mu gihugu nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana. Icyo cyemezo kinerekana ko itangazamakuru ryakoreshejwe kandi mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi no gushishikariza abari bafite intwaro, ndetse bakanagaragazwa ko hateguwe umugambi wo kumaraho abatutsi n'abahutu bazawitambika bakabigenderamo. Tariki ya 4 Nzeri 1998 Jean Kambanda yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu kubera icyaha cya jenoside ndetse no gutegura no gucura umugambi wo gushishikariza rubanda gukora jenoside, ufatanya icyaha mu cyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Yongeyeho kandi ko uretse Jean Kambanda hari n'abandi bari muri guverinoma barimo minisitiri w'itumanaho Eliezer Niyitegeka n'uwahoze ari burugumesitiri wa komine Murambi Jean Baptiste Gatete bahamijwe ibyaha mu bujurire, icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside. Icya kane Dr Bizimana yerekanye ni ukuba rero icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi ubwacyo cyari cyarazirikanywe. Muri Kamena 1994 impuguke za komisiyo y'umuryango w'abibumbye ziyobowe na Professeur René Denis Segui nyuma y'iperereza zakoze mu Rwanda 1994 zemeje ko habayeho gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Rero ari ibyo byakomeje kugira bigarukwaho. Dr Bizimana Jean Damascene yakomeje avuga byinshi cyane, akomeje agira ati komisiyo yanzuye ko hari ibimenyetso byinshi cyane bihamya ko igikorwa cya jenoside cyakorewe ubwoko bw'abatutsi gikozwe n'abantu b'abahutu bakoraga kandi bafatanyije babiteguye mu buryo buteguye neza, ati bufite gahunda kandi bakurikije uburyo bwateguye neza, bityo rero ati kwemeza ko ari jenoside bigomba kandi gukomeza kwemerwa ku bijyanye n'ibyakorewe abatutsi. Yaragaragaje kandi ko mu cyemezo cya STR cyo gutariki ya 2 Nzeri 1998 mu rubanza rwa Kayezu Jean Paul hemejwe ko umugambi wo kurimbura abatutsi wari uhari. Aho STR kandi yagize iti byagaragaye ko itsembatsemba ryabayeho mu Rwanda mu mwaka w'1994 ryari rifite intego yihariye kurimbura abatutsi batoranywaga by'umwihariko hagendewe ku kuba ari abo mu bwoko bw'abatutsi aho kuba bari abarwanyi ba RPF. Jenoside yakorewe mu Rwanda rero mu mwaka w'1994 ikorerwa abatutsi. Yanerekanye kandi ko muri Mutarama 2007 mu rubanza rwa Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'imari ICR kandi yemeje ko mu Rwanda habayeho jenoside imwe hagati y'itariki ya 6 Mata n'itariki ya 17 Nyakanga mwaka w'1994. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko jenoside yakorewe abatutsi nta ihuriye n'urugamba wo kubora igihugu rwahuje ingabo za leta FAR ndetse n'ingabo za RPA. Yavuze ko nubwo Jean Habyarimana abeshye ashaka guhuza jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'intambara yahuje RPA ndetse n'ingabo za Habyarimana, nta huriro namba ry'ibyo bikorwa rero byombi kuko abatutsi bari kwicwa mu bice intambara itari iri kuberamo. Asitara yabishyizeho umucyo mu rubanza rwa Kayezu aho yagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga kandi ko nubwo bisa n'ibyahuriranye ariko byari bifite imiterere itandukanye. Rwashimangiye ko jenoside yari yarateguwe na bamwe mu bari mu ngabo za FAR n'indi mitwe igizwe n'abahutu igashyirwa kandi mu bikorwa n'abasivili birimo kandi imitwe yitwaje intwaro n'abaturage basanzwe, kandi ko kuvuga ko yatewe n'amakimbirane yari ahari bidashobora kandi kuba impamvu.
Inagaragaje kandi ko ICTR mu rubanza rwa Karemera Edouard yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda idakwiye kandi guhakanwa kuko ari igice cy'amateka y'isi. Dr Bizimana Jean Damascene yashimangiye kandi ko akanama karoni k'umutekano kemeje icyemezo cya ICTR mu mwanzuro wafashwe tariki ya 16 Mata 2024, umwanzuro w'ibihumbi 2050, aho yemeje ku mugaragaro jenoside yakorewe abatutsi, inasaba ibihugu byose n'abantu ku giti cyabo kandi kutihanganira abakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yashimangiye kandi ko ibyo byose kandi byemejwe n'ubutabera kandi byubahirije ihame rya res judicata, ni ukuvuga icyemezo ndakuka kidashobora kandi guhakanwa cyangwa se gukurwaho. Ati bigaragaza neza ko ababeshyi nka Jean-Luc Habyarimana n'abafatanyabikorwa be ari abanyabinyoma babaswe n'urwango, badashobora kandi kwiyumvisha ko ari ikibi gikwiye gucibwa burundu. Uyu ni wo mwihariko wa Jean-Luc Habyarimana mu gukomeza kandi umurage w'icyaha umubyeyi we Juvenal Habyarimana yakoze. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, reka mbabwire ko Minisitiri Ayabare uyu nguyu rero akaba yashimye General Muhoozi Kainerugaba wazahuye umubano w'u Rwanda na Uganda. Adoni Ayabare wagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda yashimiye umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba agaragaza ko yakumiriye amakuba yashoboraga kandi kubaho ubwo yabashaga kandi guhosha umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Ubwo umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda kandi wari ukomeje gufata indi ntera, General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare runini cyane mu kongera kandi kubanisha ibi bihugu. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, General Muhoozi yashimye Ayabare wagiriwe icyizere na Perezida Museveni akamugira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Uganda. Ati ndashaka kandi kwifuriza ishya n'ihirwe umuvandimwe wanjye Adoni Ayabare, ati kuko yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Guhera uyu munsi negereje ubujyanama ku bijyanye n'ibibazo by'ububanyi n'amahanga buvuye kuri Mzee Museveni ndetse na Adoni Ayabare nawe yahise kandi ifashisha X asubiza General Muhoozi Kainerugaba ku cyizere akomeje kugirirwa cyo gukorana nawe mu ngeri zitandukanye. Yemeje ko agenda kandi akuramo ubunararibonye kandi nawe ategereje amabwiriza azahabwa na Museveni ndetse na General Muhoozi Kainerugaba. Akomeje agaragaza ko diplomasi ari umurongo wa mbere mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, ashimangira ko ibyo General Muhoozi Kainerugaba yakoze muri ayo nabyo byivugira. Agira ati ibikorwa byawe muri diplomasi birivugira ubwabyo, twari twagonganye n'inshuti zacu mu Rwanda ukumira ishyano. Ati umubano wacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo n'abandi ati nshobora gukomeza kuvuga. Ati niteguye kandi kugendera ku mabwiriza afande. Dr Ayabare n'umwe mu bazobereye kandi mu bubanyi n'amahanga byagera ku mubano w'u Rwanda na Uganda, bikaba kandi umwihariko kuko yabaye ambasaderi wa Uganda mu Rwanda, aba kandi intumwa yihariye ya Museveni i Kigali mu gihe hari umwuka mubi. Ubumenyi bwa Dr Ayabare ku Rwanda kandi burenze ubwo mu rwego rwa diplomasi, cyane ko afite inkomoko kuko se ni umunya-Uganda, nyina akaba umunyarwandakazi. Mu gihe Dr Ayabare yari intumwa ihariye Museveni yoherejwe i Kigali kugira ngo ageze kuri Perezida Paul Kagame ubutumwa bw'uko umubano w'ibihugu byombi wazahurwa. Inzinduko Dr Ayabare kandi yagiriye mu Rwanda zakurikiwe n'izo umuhungu wa Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagiriye i Kigali, zafatiwemo icyemezo cyo gusubukura umubano mwiza. Dr Ayabare aherutse kuvuga ko icyizere cyo kongera kandi kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda cyagarutse ubwo General Muhoozi yinjiraga mu kibazo. Ati namaze imyaka myinshi cyane nkora kuri iki kibazo, ariko nakubwira ko kugeza igihe umugaba mukuru w'ingabo zacu uriho ubu yabyinjiragamo aribwo byafashe umurongo. Inzira za diplomasi zari zaramaze kandi gupfa, ati kubera kutitwara neza mu gukemura amakimbirane. Twari dukeneye umuntu uza agatekereza byagutse, yumvaga neza inyungu ndetse n'akamaro k'umubano w'u Rwanda na Uganda, urujya n'uruza hagati y'abantu ndetse n'amateka nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Uretse kuba General Muhoozi Kainerugaba azi neza amateka y'ibihugu byombi n'inyungu ziri mu mubano bifitanye, Dr Ayabare ashimangira ko ikindi cyamufashe kandi ari umwanya afite mu ngabo za Uganda, akuba kandi umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'inshuti ya Perezida Kagame. Yagize n'amahirwe kandi yihariye yo kuba ari we ati kuba umuyobozi w'ingabo umuhungu wa Perezida, ariko ati n'umubano hafi afitanye na Perezida Paul Kagame kandi uwo mwanya yawukoresheje neza mu kongera gufunga umubano hagati y'ibihugu byombi bibiri kandi mu gihe gito. Yabyinjiyemo muri 2019 mu gihe kandi cy'ibyumweru bibiri asura Perezida Kagame n'ubundi umupaka urafungurwa. Uruzinduko rwashibutsemo icyemezo cyo gufunga umubano n'urwo General Muhoozi Kainerugaba yagiriye mu Rwanda ku itariki 22 Mutarama 2022.
akaba rero ari Ayebare Adonia yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu gihugu cya Uganda. Reka turebe tunyuzemo n'amaso mu nkuru imwe, babwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye gishobora kurasa kuri Oman bari basanzwe babanye neza mu gihe kandi yajya mu byo kugenzura umuhora wa Hormuz. Trump yabivuze nyuma y'aho televiziyo y'igihugu muri Iran itangaje ko ifite amakuru ko mu masezerano yo guhagarika intambara ya Amerika na Iran hakubiyemo ingingo ko iki gihugu kizafungura umuhora wa Hormuz ariko kikazajya kukiwugenzura gifatanyije na Oman. Kuwa gatatu ubwo yari mu nama y'abaminisitiri, Trump yavuze ko mu gihe Oman yakwemera gufatanya na Iran mu kugenzura umuhora wa Hormuz yayirasaho. Umuhora wa Hormuz uzakomeza ufungurirwe ufungurirwe buri wese, gusa ni twebwe tuzajya kandi tuwugenzura kandi nta wundi muntu ukwiriye kandi kuwugenzura kubera ko ibyo biri mu byo twaganiriye. Uyu muhora uri mu mazi mpuzamahanga, rero niyo mpamvu Oman ikwiriye kandi gukurikiza amabwiriza nk'uko abandi babikora, kandi mu gihe kandi yabirenzeho tuzafata icyemezo cyo kuyitera kandi nabo barabizi. Mbere y'uko intambara kandi ihuza Amerika na Iran itangira, ibiganiro by'ubuhuza byahuje ibihugu byombi byari byabereye muri Oman, aho impande zombi kandi zaganiriye kuri gahunda ya Iran yo gutunganya intwaro za nucleaire. Gusa ibi biganiro ntacyo byigeze bitanga kuko nyuma habaye intambara. Intambara Amerika na Iran kandi yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 ikaba rero yangirikiyemo byinshi cyane, ndetse abayobozi bakomeye cyane ba Iran bayigwamo, ariko inagira ingaruka cyane nyinshi ku bukungu bw'isi kuko inzira ya Hormuz yafunzwe inyuzwamo ibicuruzwa byinshi birimo 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi buri munsi. Reka mbashimire cyane, mbifurize kandi